Bakunzi ba Manu Rwanda TV, bakunzi b'ijambo ry'Imana, nongeye kubasuhuza. Yesu ashimwe cyane. Ababa mu Rwanda, Amerika, Uburayi, Afrika yose ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Muri aka kanya mbazaniye ijambo ry'Imana. Uko umwuka wantegetse niko ngiye kuvuga. Mwihangane kuko ibintu ngiye kuvuga birakomeye. Umuntu bita Simbizi Saidi ari wenge, ndi umugabo wubatse, ariko ubutumwa nzana usanga ariho abantu benshi ntago babyumva, kuko ubutumwa nzana ntago mbunyura hejuru. Uko Imana iba yantegetse niko mbivuga, kuko hari abantu nagiye ngira inama, Imana ikabanyuherezaho bikarangiza bibakozeho. Nagira ngo rero mukurikirire ijambo n'ukuri. Tumanze dusenge. Uwiteka Nyiringabo, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Data nyagwara ku ngoma, ngiye kugeza ijambo ryawe ku batuye isi, ku bakunzi ba Manu Rwanda TV, ababa hanze, ababa muri Amerika, Uburayi, hose, Aziya, Oceania, hose abo ngabo bose. Mana, reka ijambo ryawe rigire aho ribageza, ribahindure bagaruke mu nzira yawe nziza, kuko ijambo ryirambwira ngo hahirwa umuntu utagendera mu migambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicane n'abakobanyi. Data Nyiringabo rero dufashe kandi tugirire neza mu izina rya Yesu, amen. Ijambo rero ngiye kubagezaho aho umwuka yanyoboye. Turareba muri Samweli wa kabiri ibice 15, umurongo n'uwa 33. Twumve uko havuga. 33. Dawidi aramubwira ati, ntitujyana uzandushya. Ayo magambo gusa. Dawidi aramubwira ngo ntitujyana uzandushya. Uyu Dawidi yarinde. Uyu Dawidi yari umwami wa Isiraheli. Imana yamuhamagaye imukura he? Imukura mu buzima butari bwiza mu ishyamba. Turashimira Imana ko Imana itagiye buri kubigenza. Hari igihe biba ngombwa ko idushakisha igadusanga niyo ngiyo mu ishyamba. Niyo mpamvu nagira ngo mbabwire abantu mukwiriye gukomera ku gakiza k'Imana. Abantu mukwiriye gukomera ku gakiza k'Imana. Uyu Dawidi ngo yararebye asanga uyu muntu bari kumwe nawe. Iyo turebye mu gice cya mu 32 ngo Dawidi ageze mu mpinga y'umusozi aho bajyaga basengera Imana, ngo Hushayi w'Umwaruki aza guhura nawe ashishimuye umwambaro we, igitaka kiri ku mutwe. Nibwo Dawidi yamurabukwaga, yamurebaga ati, wowe ntitujyana uzandushya. Bwira abantu bari mu buzima bwawe, abantu bari mu buzima bwawe bose ntabwo ariko ari beza. Abantu muri kumwe nawe nabo siko ari beza. Gira bubwira, warasenze ndabyumva, wagiye kanyarira, wagiye kizabonwa, ariko igihe kirageze ngo utandukane n'abantu b'imigambi mibi, utandukane n'abantu bakugirira ishyari, utandukane n'abantu yigo. Nukuri hari ibyo wasengeye bikanga gusohora bitewe n'abantu muri kumwe. Bitewe n'abantu muri kumwe. Imana yaraguhamagaye, iraguhamagara kugira ngo uyikorere, kugira ngo uyivugire. Hari icyo Imana yakubwiye, ariko ndakubwiza ukuri, hari ubwo bitazasohoka, cyangwa se ibintu byawe cyangwa se imigambi yawe ikaba igiye gupfuba bitewe n'abantu muri kumwe bakugira inama mbi. Nge rero Saidi na Evangeliste Moyise naje kukubwira ngo tandukana n'abantu babi, kuko n'ijambo ry'Imana riratubwira muri Zaburi ya mbere igice cya mbere ngo hahirwa umuntu utakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka ariyo yishimira. Hari abantu bambabaje, hari abantu Imana yantumyeho. Imana yantumye kuri Theo, nyiragusigura yari nyiri Umubavu, intuma kugira ngo hari abantu bajyaga bavugiraho amagambo atari meza. Irababwira iti, genda ubabwire, ariko ubabwire ubinyuze mu cyigisho. Icyo gihe Imana yari impaye ijambo ryo kugenda ngo mbwire abantu barwanya igihugu, abantu bavuga amagambo atari meza ku gihugu. Imana iragenda irambwira ngo ninyere babwire ngo ntimuzanduze igihugu muzaturamo nk'aba hagati muri cyo. Ntabwo bikwiye ko umuntu yanduza igihugu azabamo.
ndagenda ndarivuga. Ubwa mbere nari narivuze arishyiraho, abantu barakomantinga ngo nimurebe nguriya wongwazanye iki. Ubwa kabiri ndigejeyo nsanga hari abantu bari bahari, si Theo wari uhari, yari kumwe n'abandi basore. Iryo jambo ntibigeze barigishira kuri chano yabo, ariko bwari ubutumwa bwo kugira ngo bumuhugure, ntabwo yigeze abimenya. Bwari ubutumwa bwo kugira ngo bumugire inama, we ntabwo yigeze abimenya. In the name of Jesus Christ, n'izina rya Yesu. Ariko ibyarangiye uko byakurikiye. Iyo we rero wanze kugirwa inama n'ijambo ry'Imana, hari aho Satani akubika, kuko Satani nta kindi cyamuzanye n'ukwica n'ukurimbura. Niyo mpamvu babwira ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'abantu. Nuba n'umuntu mu migenzereze yawe akabona mudahuye, muhunge, hungo ugende, uzabukishije ubugingo bwawe. Ngewe ndabizi, hari ubwo nabaga ndi mu muhanda ndi mayibobo, nabona abantu bagiye kunywa urumogi, nk'abahunga nkigirayo, namara kwigirayo inzego z'umutekano zikaba zirabafasha. Kubera ko Imana itubwira ngo hahirwa umuntu utagendera mu migambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Iyo aba bantu bamenyaga ijambo ry'Imana, hari abantu bavuga ngo baranasenga, hari abantu b'abarokore, ariko ntibajya basobanukirwa n'ijambo ry'Imana. Ugasanga umuntu ngo reka nzajya kanyarira, nagiye kizabonwa, nagiye bitare by'amashyiga, arasenga, ariko ntabwo azi kwitandukanya n'ababi, ntabwo azi kwitandukanya. Ugasanga umuntu n'umukobwa harimo aravuga turiya musore untereta, uriya musore untereta, uko bizabushoboka kose nzamuhindura, bikarangiza ahubwo ari we bahinduye. Samusoni mwene Manuwa, se na nyina baramubwiye bati ese koko nta muntu uri mu bwoko bwacu washaka? Ati we ya papa, we ya mama, we uriya niwe nakunze, nzamuhindura. Yarasenga guri yari yaravutse ariho umugambi w'Imana, ariko ibyamubayeho byarangiye bamunogoye amaso. Aburahamu mwene Tera, Imana yaramubwiye ngo iyo dusomye inkuru ze, dusoma mu ntangiriro 12 gutyo nibwo twumva inkuru ze, iramubwira iti haguruka uve mu gihugu, usige umuryango wawe n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Ariko ibyaje gukurikiraho, yaje gufata se, afata mwene se, afata Loti, bose barajyana. Bamaje kujyana, se yapfiriye hehe? Iharani. Ngo bageze Iharani bahura n'inzara, bahura n'izuba. Ntabwo byaje kumuhira, ko byaje kugeraho abashumba ba Loti n'abashumba ba Aburahamu ngo ubutunzi bwabo bumaze kugwira, biba ngombwa ko bashwana, batangira gutukana, batangira kurushaka kurwana. Aburahamu aramubwira ati ariko muvandimwe turapfa iki ko turi abavandimwe? Singiye icyo kibaya, hitamo hakubereye. Urumva Aburahamu ikintu yari afite ku mutima we ntabwo yagihishuriraga kugira ngo amubwire, ntabwo yigeraga amubwira. Ariko yaravuze ati hitamo, biba ngombwa ko ahitamo. Loti ahitamo ngo ahantu habereye hari umushishe, nawe ibyamubayeho murabizi. Ntabwo rero Loti yari mu mugambi w'Imana wo guhagurukana na Aburahamu, kuko Imana ihagurutsa Aburahamu, ntabwo yamuhagurukanye imubwira ngo bwira Loti, amubwira siga inzu ya so ndetse na bene wanyu, ujye mu gihugu nzakwereka. Abantu rero ubu muri iyi minsi bari kumwe n'abantu b'imburamumaro, bari kumwe n'abantu barya ruswa bakabagira inshuti, bari kumwe n'abantu biba bakabagira inshuti. Nicyo kibazo gihari. Ugasanga abantu n'abaririmbyi, mu baririmbyi barimo ugasanga abantu n'abavuga butumwa ntago bashoboye kwitandukanya n'abantu babi bitewe n'uko batinya. Niki bwira umuntu muri kumwe, abandi bakuru kuri uru rubuga abazambona aho ubutumwa bwose buzagera, umbwira umuntu uti ntukambere mubi, n'ukuri nubona umuntu ari mubi muhunge. Umugabo nakundaga, umuyobozi wacu Edward Bamporiki, bamufashe yariye ruswa. Ugira ngo se buriya si kwa kugendana n'abantu babi, si kwa kugendana n'abantu batajya inama. Uriya muntu iyo aza kugira gutya akamubwira ati hahirwa umuntu utagenda mu migambi y'ababi, akamubwira ati ibi bintu turimo ntago ari byo, ntago byari kugeraho. Umuntu rero nibagira n'inama, mujye inama, Imana irabasanga aho kugira ngo ukore amakosa.
abantu barashukana mperutse kugira inzozi twebwe iyerekwa ryacu reka mbabwize ukuri nubwo mwabisuzugura nubwo mwabyanga iyerekwa ryacu rirenga u Rwanda rukarenga isi rikagenda. Nagize inzozi rimwe mbona Putin perezida w'Uburusiya abantu nibatamwitondera ndababwiza ukuri hari abantu barimo barashuka uriya perezida Vladimir uriya perezida wa Ukraine sinzi uko yari amazina yabo sinzi uko banayavu abantu nibatitonde hari icyo Putin ntabwo azabyihanganira kuko amaraso agiye kumeneka kubwe abantu nibatitonde ngo bajye mu biganiro barebe ikitabangamira Uburusiya barebe n'ikitabangamira Ukraine naho abantu nibakomeza barimo barazana intwaro babandi bagendera mu migambi y'ababi baziha perezida w'Uburusiya nani perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky nibatitonde bakamukomeza bamuha intwaro nuriya mugabo nawe Putin azakoresha intwaro abantu rero barimo baragenda benyegeza umuriro babandi bazatuma isi yacu igira ikibazo. Ariko nagira ngo mbabwire iyerekwa ryacu rero iyerekwa ryacu rigera kure muzaba mureba abantu nibatajya inama ngo bajye mu biganiro muzaba mureba. Ariko dushimira Imana yacu niba ifite impamvu tuba dusenga ngo isi yacu igira amahoro. Niba usenga sengera isi, niba usenga sengera u Rwanda, niba usenga sengera igihugu cyawe. Twebwe rero nuko Imana yaduhamagaye ubutumwa Imana yaduhamagaye twe tubutanga uko buri ntabwo tuvuga ngo turaca hirya ku ruhande oya. Rero nicyo twagarukaga hano kuri Dawidi yahuye n'uyu mugabo aramubwira ati ntitujyane uzandusha nuba n'umuntu azakurusha mu rugendo musige nuba n'umuntu azakurushya musige ujyane n'umuntu uzakugira inama ujyane n'umuntu w'imfura. Bajya abantu ntabwo basobanukirwa n'imfura niki ngo nuwo mugendana ntagusige umuntu utazagusiga ngo mwajye inama kakubikira ibanga uzakugira inama akamenya no kubika ibanga ryawe uwo niwo muzajyana. Nukuri iri jambo ry'Imana yacu ni ijambo ryiza ngo rigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumutunganya. Rero twahamagariwe kugira ngo tubwire abantu ijambo ntabwo twenda kurigoreka ntabwo twenda kurinyuza ku ruhande ahubwo twenda kubabwira ubutumwa. Uzanga rero kugira ngo yumve ubutumwa bw'Imana hari bizagenda bimubaho kuko Imigani 22 ngira ngo 4 Satani nta kindi cyamuzanye ngo urumva ahangaha Imigani 22:4 ngo wicisha bugufi n'icyubahiro n'ubukire n'ubugingo nuticisha bugufi ngo wumvire Imana ntabwo ibyo byose ntabwo uzabona ubukire nta nubwo uzabona ubugingo. Abantu rero nabasabaga nukuri bavandimwe nabasabaga kugira ngo mugire gute mwicishe bugufi kandi nubona umuntu mu nzira zawe yakubangamiye atuma utagera ku migambi myiza kuko icyo twaremeye tw'abakristo icyo twaremeye tw'abarokore ngo ni imirimo myiza kugira ngo tuyigenderemo muri Kristo Yesu nta kindi waremewe. Nubona umuntu rero afite imigambi mibi muhunge ugenda ahubwo usenga Imana umubwira Imana imuhindure. Ariko hari igihe umuntu yanga guhinduka hari igihe umuntu agasenga ariko Imana yaramutaye. Twarabibonye hano mu gitabo cya Samweli hari umugabo bitaga Sawuli ngo yarimitswe yimikwa n'iki n'Abayisiraheli kuko Abayisiraheli nibo bamwifuje babwiye Samweli ngo Sawuli turashaka utwimikire umwami duse nk'ayandi mahanga. Urumva icyo ntabwo cyari igitekerezo kivuye ku Mana. Samweli arababara ngo aragenda imbere y'Imana ageze imbere y'Imana arabwira ngo Abayisiraheli Imana ibwira Samweli iti Samweli we itonde ntabwo ari wowe banze ahubwo ninjye banze kuko ibyo nabakoreye ni byinshi ariko banyanze genda rero ushake uwo mwami umubahe. Ngo Samweli arahindukira abwira Abayisiraheli ati uyu mwami mureba nukuri azabagira abaja nukuri azashaka abakobwa banyu azabahindura uku uyu mwami azabategeka nabi bati wowe ibyo ntitubyemera ahubwo wowe twimikira umwami duse nk'ayandi mahanga. Mu by'ukuri Imana bayivuyeho
bimika nde? Sawuli. Sawuli ntabwo yigeze agendera mu ngeso z'Uwiteka, ntabwo yigeze agendera mu migambi y'Uwiteka kugeza ubwo Uwiteka mukuyeho amaboko. Ariko yamaje kumukuraho amaboko yarakomeje aba umwami, arakomeza arasenga, ariko asenga imirimo ye ntaho yibukwa. Ndagusabira Uwiteka, ndagusabira Imana, ukomeze usenge ariko imirimo yawe ifite aho yibukwa. Ubu njyewe iyo ndyamye nkamara gatatu ntararota ndi gusenga, mba mvuga ko Imana hari ukuntu byagenze, ntangira kubaza Imana, ntangira kwisuzuma. Nawe rero numara icyumweru umunsi ngahe nturote nibura urimo usoma Bibiliya, nturote uri mu rusengero usenga, nturote uri musengera umuntu, ubwo se uzaburiye? Jya wisuzuma, utangire wizengurukeho. Ese Imana uracyanyemera? Ese Imana wantaye? Utangire usenge. Imana rero kugarukeho mu izina rya Yesu. Ndabasabira Imana, ndabasengera Imana kugira ngo ibagarukeho mu izina rya Yesu. Imana yere kuguta, Imana yere kugusiga, were kumera nkandi, were kumera nka Sawuli. Imana yaramutaye. Sawuli yajyaga akora amakosa, niwe wajyanaga ingabo ze ku rugamba, kuko Abayisiraheli n'ubundi bari ingabo z'Uwiteka, akabajyana batariye biyirije, bakarwana urugamba ariko biyirije kugira ngo aneshe ababisha babo. Sawuli ni uwo muntu utaramenyaga kwihangana, ngo rimwe Samweli aramubwira ati ngwino tujye gutamba igitambo, ngo ahageze ambwira ati turaza nka saa 8 ndaza wowe unegereze. Ngo bigeze nka saa 6 ngo abona abantu batangiye kwigendera, nibyo nkubwira ngo abantu bazagira gute? Abantu bazagusiga, abantu n'abantu. Nibyo nkubwira ngo ujye ugendera mu migambi w'Imana. Imana iguhe guhishurirwa n'abantu, Imana iguhe kugirirwa neza n'abantu, ariko Imana iguhishura abantu b'imigambi myiza. Niyo mpamvu utazajya ugira ute upinga ijambo ry'Imana. Buriya ijambo ry'Imana riba rifite icyo riziye. Nuko ngo Sawuli arangije abonye abantu bamushyizeho ati muzane hano, muzane igitambo, atangira gutambira Imana. Samweli abaturutse ngara ati yewe ibyo wakoze ni ibiki? Ngo nabonye abantu banshizeho ngo ngira ubwoba ngo bafite. Samweli ati nibyo wakoze. Imana rero ibikomeje ubwami bwawe, ariko kubera kutihangana ndagusaba mugenzi wanjye, ndagusaba muntu w'Imana, kwihangana bitera kunesha ibitugerageza. Ngo bitera kunesha, kuko nesha kwatera ibyiringiro, bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni. Abaroma 5:4. Nukuri ndakugira inama yo kwihangana. Sawuli niwe babwiye ngo yabwiye ati nibutse ibyo ngo abemere kibankoreye, ngo batangiye ubwoko bw'Imana banga kubuhinzira babwica umugenda. Imana iramubwira iti nibutse ibyo, ibwira Samweli iti genda ubwira uriya mwami nibutse ibyo bankoreye. Aragenda ngo ajye kubarimbura, ngo ariko akajya yirebera ibyo umutima we wishimira nyine nk'umuntu. Intama nziza, abakobwa beza, abagabo beza, mbese ngo abantu badafite icyo bamaze, intama z'umunanuke zitari umushishe, abari byarimbura. Arangije araza mu nzira ahura na Samweli ati njye buriya mvuye guhigura umuhigo, iby'Imana yambwiye nabikoze. Samweli aramubwira ati ubwo butamatama numvishije. Acyumva Imana imubwiye, umuhanuzi w'Imana acyumva ibyo amubwiye, abyikura hatangira kubyegeka ku bandi. Ati we n'abantu. Ese n'umwami nawe ninde wamurokoye? Ni uko nguko Sawuli yanangiye umutima. Sawuli yakoze ibyangwa n'Uwiteka, bituma akomeza kuba umwami, ariko ibikorwa bye bitishimirwa n'Imana. Nagusabiraga rero ngo Imana ikwishimire mu bikorwa byawe byose, ariko utangire uhinduke. Nubona umuntu ari mu migambi mibi, nubona umuntu ari mu bikorwa bibi, ntuzigere umuhagararaho, ntuzigere uvuga uti reka nze munambeho. Oya, niba kumugira inama byanze, ugasenga ukabona byanze, nukuri tandukana nawe ntacyo azakumarira. Mu Kinyarwanda niho bajyaga bavuga ngo bamunka cyane ugasa nazo, niko bajyaga bavuga. Igihe cyose uzasanga nawe wabaye umujura. Nubana n'umujura cyane, uzasanga nawe wize
kuba umujura. Nubana n'umunywarumogi uzasanga nawe wabaye iki? Wabaye umunywarumogi. Twajyaga twumva abana bacu, urubyiruko rwacu rwagiye rubona umuntu, ugasanga umuntu ntiyanywaga urumogi, ariko kubera ko bana n'urunywa agasanga nawe ararunyweye. Ubwo rero nudatangira ngo utandukane n'iki n'abantu b'imigambi mibi, uzasanga nawe ibyo bibi wabigiyemo. Cyane cyane ko twabyumvishije ko muri Zaburi ariko havuga. Twihangane rero, twihangane, tugerageze tugendere mu mugambi w'Imana. Abantu b'imigambi mibi dutandukane nabo, abantu b'ingeso mbi dutandukane nabo, kuko buriya bo bafite n'ababarebe. Kuko nugira imigambi mibi, irebire hanze ntabwo izakurebera amaso. Ebiri Imana ifite ukwihana. Nuwiha kugira ngo urajya kunywa ibiyobyabwenge, ntabwo uzahura na ribi ngo kubabarire. Nushaka kwigira umujura, ugashaka kwigira ikingenge, ribu ntabwo izakubabarira. Mbabarira rero, ushikame mu ijambo ry'Imana, wumve icyo abakozi b'Imana bakubwira, ubundi Imana izaguha umugisha. Kandi niwicisha bugufi, icyo uzabona ni ubukire, n'icyubahiro, n'ubugingo. Murakoze bakunze ba Manu Rwanda TV, ijambo narimbazaniye niryo. Imana itugirire neza, Imana itube bugufi, kandi igiduha icyo umutima wacu ushaka, ariko tuyoborwa n'Umwuka Wera. Amen.